Eugene Official. Igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye. Twongeye kubaha ikaze rero muri aka kanya, ni umwanya rero tugarutse n'ubundi ikitaraganya muri studio, birumvikana kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho. Amakuru yacu yo muri aka kanya akaba agiye kugenda agaruka n'ubundi hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko tukaza no kwibanda muri kano karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane aho tugiye kubanza tukareba rero hano muri iki gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Inkongi y'umuriro ikomeje kugenda yibasira mu by'ukuri amwe mu masoko agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma uyu munsi isoko ryari ritahiwe niri hano muri Bujumbura, ariko kuba iri soko cyangwa se amasoko akomeje kugenda ashya, ibi ntago ndi buze kubitindaho, ahubwo ndaje mbinjize mbabwire icyihishe inyuma y'irishya ry'amasoko agiye atandukanye agenda ashya. Ariko aya masoko agashya ari uko hari ayandi masoko y'abagwizatunga amaze kugira ate, amaze kuboneka, amaze kuzura, atafite abakiriya. Ese bihuriye he n'irishya ry'amasoko agiye atandukanye? Mbese koko byashoboka kuba abadedari bo bihishe inyuma y'iri twikwa ry'aya masoko? Ese byashoboka ko baba bashaka kwimurira abacuruzi mu masoko mashya ndetse agezweho, bakabura inzira bari bubinyuzemo ngo babasabe mu by'ukuri kuba bakwimukira muri ayo masoko, bikaba ngombwa ko bakora operation yo gutwika amasoko? None se ni gute baba babikora? Ibicuruzwa by'abaturage bigahira mu masoko nk'ariya, abasirikare bakahazenguruka bakahagota, bakahakikiza ari benshi cyane, bagasagara, donc bakabuza umuturage wese wajya kugira itwaro ukora. Ibi byo byaba bihagaze bite? Byose rero ni muri iki kiganiro tugiye kugenda tubavira muziri muzingo, ntimuze gucikwa. Amakuru yose nayegeranije y'irishya ry'amasoko akomeje kugenda ashya hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo uyu munsi irya ritahiwe naryo rero ni ngiri, ni isoko rya hano Bujumbura. Iri soko ryesemaye ryahiye ari irihe ryuzuye? Byose rero tugiye kugenda tubikuvira imuzi n'imuzingo. Turaje rero tubanze rwose dusome ku mazi gato, ariko none tubabwire ko turagaruka no muri Kivu y'Amajyaruguru, tukababwira naho ubu tuvugana M23 mu mujinya mwinshi. Mu by'ukuri ubu tuvugana M23 yamaze kuba ifata agace bita ngo ni Remeka. Aba ni abarwanyi ba M23 bari bamaze kuba bahagera. Turaje nabyo turabyinjiramo, ariko nanone muri Kivu y'Amajyepfo naho mu by'ukuri imbunda ziracyavuza ubuhuha, zirimo zirahana inkoyoyo hasi hejuru, kuvuta ni kuvute. Muri make ibintu bimeze nabi cyane muri bice, nabyo turaza kugenda tubikuvira imuzi n'imuzingo. Ntabwo kandi turi buze kurenza ingohe hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Abakadirazi bagera muri 800 basoje ikosi cyangwa se basoje amasomo ya ASM V3. Ubu ideoloji ya M23 cyangwa se ASM V3 imaze kugenda ikwirakwira muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu zindi ntara zigiye zitandukanye, kuko bakomeje kugenda rwose bigisha abakadirazi ndetse ibyo babigisha bikajya mu bikorwa. Turaje no nabyo tugenda tubigarukaho, nyaboneka ntuze gucikwa. Uyu ni umuhungu wanyu Fighter. Aya masaha namaze kuba mpagera. Abemera Fighter, abemera amakuru tubagezaho, mwese ni mwibagirwe rwose, cyangwa se ntimuze kugenda mudakoze like kuri iki kiganiro. Ukeneye kuba wakigiramo umusanzu cyangwa se kugitera inkunga, kugishigikira iki kiganiro, ntabwo turi buze kuvuga ngo kanda kanyenyeri ngo gira ute, no, kuko rwose amakuru yo tuba twayashatse. Wowe nyemerera ukore kuri like kuri iki kiganiro, nurangiza wumva rwose ntacyo bigutwaye, ukore na share cyangwa se ugisangize n'abandi. Aho ngaho uraba byose umaze kugira ute, uraba ubikoze. Hanyuma rero ubwo turaje duhita twinjira amakuru mu buryo burambuye. Reka tubanze sasa dusome ku mazi gato cyane, amasegonda make cyane, ubundi sasa duhite tuza
kwanzika n'amakuru yacu mu buryo burambuye. Eugene Official. Yes, nguko rero reka sasa twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Uzindukira muri ibi bintu kweli naranguye nduzuza vuga ndiko zotangura kudandaza rero ndabirajo nibi inuku hasa raba Imana niyo nkuru ingwa kuntu umuntu ashobora kuryama akomeye akabyuka yapfuye voilà nibi vuge gute munashima Imana muri byose ko nta kindi ugikomeye ugumana ivyizigiro ariko ndabirajo Roparize yose yahiye raba no kwanda izamba omwembo no kwanda izamba ariko mbona aho nyene muri kuraba wala nugusaba Imana gukomera nta bindi abarira bariko bararira bagwa hasi ntacu umuntu ashoboye n'Imana yonyene. Ati mu by'ukuri nararanguye nduzuza atanyina ariko nta kundi wabigenza. Ati abarira bararira abitura hasi baritura hasi ariko ikizima nta kundi nyine no gusenga Imana. Ati bimeze nka kwa kundi umuntu ashobora kubyuka uryama ari muzima bugaca yagize ate bugaca atakiri muzima. Ngibi ni amaganya cyangwa se nagahinda kuzuye kari hano mu by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo murimo murabibona ko ibyabaye abasirikare b'u Burundi nabo barahari ntacyo bakora badede ngaba abatarabashe kujya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barahari abapolisi barahari. Ubona ko ibintu hano mu gihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda bizamba. Ibi bibaye Perezida Evariste Ndayishimiye akiri mu Gishasa. Ariko se niki kiri kuvugwa ubundi? Niki kiri kuvugwa kuri ritwikwa cyangwa se kuri risha ry'aya mazu cyangwa se ry'aya masoko? Ariko se kuki iyi nkongi y'umuriro mu by'ukuri ikomeza kugenda yibasira amasoko? Nibyo tugiye kugenda tugarukaho. Wowe udukurikiye nyaboneka ntuze kugira uteyemwe ntuze gucikwa aya makuru tubazaniye. Amakuru ndimo ndagenda nkurura bakunzi ba Eugene Official, amakuru ndimo ndagenda ngira nteyewe, amakuru ndimo ndagenda nkurura aratugaragariza ko hakomeje kugenda haba inkongi y'imiriro cyangwa se hakomeje kugenda hashya amasoko agiye atandukanye. Aya masoko ariko akaba ashya ku buryo butumvikana cyangwa se budasobanutse, ndetse ikintu kibabaje ndetse kinatangaje gituma abarundi aho bigeze naho byatangiye kugenda bibacanga nuko aya masoko ashya mu gihe hari andi masoko aba yuzuye ku mpande zayo. Bikagaragara ko bishobora kuba ibi bintu ari politike ibirimo nini cyane remereye ituma nyine ukugusha kw'aya mabutike kw'aya masoko bibaho. Nk'ubu ngubu iri soko ryahiye iri muri kureba, iri soko ryahiye ni isoko rinini cyane ryahiye. Hari undi mugabo bavuga ngo nabagwizatunga. Uyu mugwizatunga niwe wari wujuje isoko ahangaha ku ruhande yitwa ngo ni Venera. Ni umugwizatunga Venera wari wujuje iduka donc isoko ahangaha, ariko isoko rye ryari rikiri rishya nta bariganaga, nta muntu n'umwe warijyagamo, nta n'uwari wagafashemo ikibanza. Ibi rero mu by'ukuri ubwo birumvikana kuba iri soko rihiye bivuze ngo isoko rigiye donc ahise abona isoko ryiwe ryegeranye n'iri ngiri tayari bagiye guhita bagira gute, bagiye guhita baryimukiramo. Niryo rigiye kwifashishwa ubu iri nyine ritaye 6 nyiraryo arahiye birarangiye.
umuntu hari igihe ashobora kuguhirimbiza akagukenesha atagukozeho akagushyira hasi ku butaka. Aha. Hanyuma hari irindi soko riherutse gushya hano za Bujumbura. Iri ngo ryahiye huzuye irindi soko ry'umugwizatunga bita ngo ni Siyoni. Ngo iri soko ry'umugabo donc ngo yaramaze kuryuzuza ahantu bita ngo ni muri quartier industrielle. Ubwo nyine ni muri quartier nyine y'abanyenganda, ubwo niko twabyita mu byukuri. Akimara kuzuza iri soko uyu mugabo bita ngo ni Siyoni, uyu mugwizatunga kamanze ntumikire gato badutumye, munyihanganire rwose, manze ntumikire gira amahitamo meza yo kwita ku buzima bwawe. Hitamo Prime Health Infinity. Nitwe dufite umwihariko wo kubaha ubujyanama, regime, kubakangurira kumenya uko umubiri uhagaze, kubaha product iz'umwimerere zikomoka China, India, Malaysia n'ahandi, zujuje ubuziranenge kandi zifasha umubiri kubona ibyo ukeneye byose, kuwurinda no gukira indwara vuba. Ngaho cukubiri n'indwara zitembera ry'amaraso, diabete, umuvuduko w'amaraso, umutwe, stroke, imitsi, impyiko n'ibindi, indwara z'imyororokere, prostate, kubura ubushake, gucika intege, imisemburo mike, ibibyimba, kutabyara ku bagabo n'abagore, indwara z'igogora, umwijima, igifu, amibe na hemorrhoide, naho abarwaye umugongo, kubabara ingingo, umubyibuho ukabije, amenyo n'amaso. Mugane Prime Health Infinity i Kigali, ni inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya ya Vision Restaurant, ku Gisenyi ku muhanda w'amadepo umanukiye muri avenue yo kwa Clave RDC mu mujyi wa Goma, ni muri gare centrale de Goma haruguru ya Rond-Point Signers. Ahigoma tubafitiye massage. Aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dufiteyo stock n'aba agent, niho muyifatira. Canada, Australia, Europe cyangwa se Uburayi, Aziya n'ahandi muri Afurika dukoresha iposta, DHL Express, FedEx na UPC. Abari mu Rwanda mwadushakira kuri 0788 99 05 76. Abari hanze mukongeraho kode gusa. Yes, aha, reka tugaruke rero twigarukire mu makuru. None se bakunzi ba Eugene Official, Barundi namwe barundi kazi mudukurikira ndetse mukunda n'ibiganiro byacu kuri uyu muyoboro wa Eugene Official, ni munyemerere rwose tuganire tubinyujije muri comment cyangwa se munatwandikire kuri iyo nimero yacu ya WhatsApp murimo murayibona aho ngo kurekara. Ese kubera iki aya maduka cyangwa se amasoko, kuko iri ntago ari irya mbere, hamaze gushya iri bari rya gatatu, kubera iki buri gihe ashya ari uko huzuye ayandi masoko? Ese uyu muyaga nkuba mu by'ukuri ufite donc sinzi uko nabivuga, irya Bujumbura riherutse gushya ahangaha bita ngo ni muri quartier industrielle, ari niryo ry'umugabo bita ngo ni Siyoni, ryahiye donc aha ryaruzuye isoko rya Bujumbura rirashya. Ubu ry'uyu mugabo Siyoni niryo riri gukora ndetse rinameze neza, imisoro arimo arayakira nta kibazo. Ayo ni umudede. Uyu bita ngo ni Verona, uyu ngo ni Venera, uyu mugwizatunga bita ngo ni Venera, nawe ni umudede. Akimara kuzuza isoko, iri ngiri rihise rigira gute? Yewe rihise rishya. None se kubera iki ibi biba? Ikintu kinatangaje, uko ko bananirwa kubabwira ngo muri mukira muri iri soko, wenda akabatiri tugiye kuri iri rigiye gusanwa, cyangwa se wenda bakareba nyiri iri soko rindi riri aho kugira ngo baritwike, bakareba ikindi kintu bamubwira bati wenda dore ibintu ntibyuzuye, ntago rikiri rya kijyambere, rivugururagira ibyo uvugurura, abantu bakabagiye muri iryo wenda bakayasaranganya, hatabayeho gutwika isoko. Mu by'ukuri ibintu by'abantu hano abaturage barimo bararira, baravuga bati ibaza umuntu hano, hari umuntu ufitemo miliyoni n'amamiliyoni, ari byo bitunze urugo, ari byo bitunze abana, ari byo bigize bite, yararangwe, yaragurishije, yarateje ibintu bye byose
mbese muri make yarafashe na banki, reka ariko tubivuga, amazu yarashyize kuri banki ibyiwe byose, yarangiza akavuga ati reka njye kurangura njye gucuruza kandi bigenda neza. Ubu uyu muntu niba yarari mu rugo akumva ngo isoko rirahiye, ndetse agasanga abasirikare barizengurutse, nta muntu uri kugira n'utwo ajya kuramuramo, kuko amakuru ndimo kwakira hano abasirikare barizengurutse, ntawemerewe kuba yageramo ngo ajye kugira utuntu akuramo. Ubu uyu nguyu usibye kuba yahita arwara toroma cyangwa se agahita ahura n'ibindi byago bikomeye cyane mu byihungabana mu mutwe, agasigara yirukanka ku musozi nk'umusazi. Murabona ari iki cyabaho mu by'ukuri? Ibaze nawe ari wowe uyu munsi, sinzi ngo utunze iki, sinzi ngo utunze ibiki, ariko tekereza ibyo ufite uburimo gucungiraho, biragufasha ejo kwishurira umwana wawe amashuri, biri kugufasha kugira ngo ubone icyo ushira mu nda ndetse ubone icyo gitunga umuryango. Bugiye guca ugasanga byose birashyize birayonze mu buryo bw'amaherere utazi, utagizemo n'uruhare. Wakumva umeze ute? Wakwakira ute gutangirira A0? Inzu bagiye kuyigukuramo ugiye ku gasozi, imodoka niba wari unayifite ariyo usigaranye mu by'ukuri nayo utabasha no kuyiguramo esanse, byagenda bite? Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane my friend, ni ikibazo gikomeye cyane mon cher. Ariko ndagira ngo mbabwire ko abaturage ba hano muri ibi bice urumva baba bagenda baduha amakuru, ntabwo banezerewe n'aka na gato. Byose rero bari kubishyira ku badede, bakavuga ko ari bo bari gukora izi operation. Bamwe mu badede nyine bagiye bakora ibikorwa nk'ibi bikorwa byabo, ariko bitaragira gute, bitaratangira gutanga umusaruro, bari kubishakira uburyo ki bigomba gutangamo umusaruro ku ngufu. Ubwo nyine ndanahavuye, abwirwa benshi akumva bene yo, gusa nyine abagiremo ibyago nk'uko uyu mudamu yabivuze, nk'uko uyu mudamu muri video twatangiye tumwumva ati ubu nyine nukurira umuntu akihanagura, atabaguye hasi barambaraye, ati sinzi uko biragenda, ati ni nka kwa kundu rya muri muzima bwajya guca bugaca ugasanga wapfuye, ugasanga umuntu yarangiye. Ati munje niko ndimo ndagenda mbifata. Nta kindi rero turi buze kurenzaho mu by'ukuri, gusa abo ibi byago byagwiriye, ndetse nawe rwose utekereza ukabura gutekereza ibibaye kuri aba bantu bari bafite ibicuruzwa mu mabutiki, nyine nta kindi usibye kubasabira ku Mana. Nta kindi cyonyine ushobora kuba wakora, ntacyo pe, ntacyo. Sinzi no mu Burundi ni wagira za assurance ku buryo wenda ushobora ngo ni inkongi y'umuriro, ibyari birimo byari bimeze gutya, akaba yarishyuwe nka assurance ikaba wenda yamuhindishye, simbizi. Ariko ni ikibazo gikomeye cyane my friend. Hari ibintu abantu bajya bumva, nubwo wenda tuza tuvuga amakuru, bakumva nyine mbese bakumva ari ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Ariko muzajye namwe mubanza mubigire ibyanyu. Buri munsi twirirwa tuvuga ibintu by'intambara aha, ukumva ngo drone ngo yaje irarasa, ukumva abantu ngo bavuye mu ngo zabo zaratwitse ari mu bihuru, umuntu wenda akagira donc kubera ko nyine uri ahantu hari amahoro uratekanye, ukumva nyine ntacyo bivu. Donc muri make nuko nyine bari kurwana, ahubwo kuvuga ati mbe nahara batikuraga n'iki byose. Ariko se iyo ntambara iri kuba mu by'ukuri uzi ngo nta bantu baba bari gupfa? Ese utekereza ko na za paripiridi ntabo zihitana? Ubuse noneho ibaze nkawe wowe, noneho ibaze wabuze uwawe amarira umuntu arira, wabuze umwana wawe wagize ute, wakomerekeje wagize ute. Ibyo byago uko wakwiyakira, bariko nanone donc bari cyo kigero ufatamo abangaba bari ahangaha, niho uri buze kumva uburemere bw'ibi bintu, wumve uburemere bw'abantu bo muri buno burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abandi wumve uburemere baba bari uko babungana. Hari ibintu tujya njya ntekereza nkumva binarambabaje cyane pe, ariko nyine nkabura uko nabigenza. Ariko nakwibuka yuko no mu Rwanda byabaye, ariko donc nyuma yabyo haba hari amahoro, icyo gihe nyine imbaraga ukumva ziragarutse. Birashoboka kuba ari inzira yo gutegura ibyiza biramba, ariko mu by'ukuri ntago twavuga ko hano hantu
muri buno burasirazuba bwa Kongo ibyabayeho ndetse ngo byanahozeyo, ari nayo mpamvu bavuze ati reka duhaguruke tubigenze gutya kugira ngo bicike burundu, abagiye bagenda ariko abazasigara basigara amahoro. Ariho hahandi uzasanga ya ndirimbo twirwana iririmba ngo tuzapfa ariko ngo abasigaye babeho. Iyo ndirimbo barayifite, barayivuga ngo ikira kanibuke, ngo ntabwo tuzatega amaboko, ngo ahubwo tuzarwana kugira ngo nibiba ngombwa dupfe kugira ngo abasigaye babeho. Ariko biruta gusiga guhora uri mu gahinda, nubwo n'ubundi abasigaye aribo basigara bafite ibibazo, uwagiye yagiye, ariko nyine nibura hari biba bihagaze bihora bishavuza abantu. Rero hita ubyishira, ubwo nibyo narababwiraga, nawe hita witerekaho ibi bintu ari wowe nko mu iki gihombo, nibwo uraza kumva uburemere bw'ibi bintu biri kuba. Abadede muri kurya mumeze neza, mwakoze ibi bintu namwe no gukurikira iki kiganiro, iyo ryo soko rye wari gushakira amasoko abacuruzi, ibaze nawe ugiye kubyuka mu gitondo ugasanga ryahirimye. Hita nako kantu ugatekereze, none uhite ubiringanye, donc uhite ubihuza n'ibi ngibi byabaye, uraza kumenya neza icyo wakoze. Reka tuve mu gihugu cy'u Burundi twigire hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ariho twigira, ababyumvishe mwabyumvishe, kandi rwose n'abahuye n'ibi bibazo mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri mukomeze kugenda mugira kwihangana. Iyi nkuru yo rero ntago ndi buyinjiremo njyenyine pe, munyihanganire. Tugiye kwifashisha imbone yacu iri kuri ubutaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni sina makosa cyane ko ari agace kamaze kuba tombe, nta n'amasaha rwose arashyira aha hantu hatabaye tombe. Niyo mpamvu mvuga nti iyi nkuru ntabwo rwose nayinjiramo ndi njyenyine, cyane ko hari byinshi tugomba kugenda tunibaza, ariko bikaba byaba byiza by'akarusho tubyibajije. Uyu musemaji nawe yamaze kugera ku murongo. Remeka tombe, Remeka gace kitwa Remeka rwose ubu tuvugana kamaze kujya mu maboko y'intare za Sarambwe, zimaze kuba zigenda zigafata abazarendo. Ubu rwose sinzi ngo biragenda bitiza ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, ziri gukubitwa pe, ziri gukubitwa. Ndaje ngiye kubereka video, ziri gukubitwa rwose, icyo bita ziri gukubitwa ziri gukubitwa seriyezema, ziri gukubitwa seriyezema, nazo zikarasi cyitwa avegerema byose ni ma ziri gukubitwa seriyezema, zikarasa avegerema, zikirukanka imediatema, byose ni zikayabangira ingata. Sinamako, wiriwe neza? Wiriwe neza bwana Fighter. Ngira ubuntu bwo kugufatisha ku murongo wa telefone, rwose numva ko ntari bukubone cyane ko maze kumenya ko rwose urimo uragenda werekera ku mirongo y'urugamba ngahantu ngo Remeka ngo yabaye tombe. Bonye babasore bawe rwose ari gusimbuka mu bicu, bari kuvuga rwose bati tombe, ati ASV turakina nguvu sana n'iki byose. Yes, niko bimeze kabisa, nkuko twagiye tubigarukaho nyine twabwira uko situation imeze ahangaha mu nkengero za Remeka guhera ku munsi wese tugenda tuba updating, twabwira ko imirwano ikomeye, imirwano yari remere guhera muri Kamobe. Twabwiye abakunzi bacu ko M23 yamaze kuba ikura ingabo za Wazarendo ndetse na FARDC na FDLR muri Kamobe, tubabwira ko bari kuberekeza Remeka rero rwose tugarutse tubabwira ko yabaye tombe, kuko M23 yamaze kuba ikandagiramo rwose mu masaha ashize. Abasore bagendaga rwose bayifotorezamo bavuga ati rwose Remeka
twayikandagiyemo nyuma y'urugamba rwari rukomeye cyane twari twagiye nyine tubabwira uburyo izi wazarendo zikomeje kugenda mu by'ukuri zitambika cyangwa se zikomeje kugenda navuga zikora ibishoboka byose kugira ngo zibe mu by'ukuri ko zitatakaza Remeka ndetse na Kamobe ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ubu rero Remeka rwose abaturage bari kuvuga ati rwose isaho tuvuye nyuma y'uko amaze kwa nyine higarurirwa n'uyu mutwe wa M23. Ubu rero kuba habaye tombe ariko n'imirambo ni myinshi cyane. Nagiye mbona rwose Remeka ngo yaguyemo abasirikare benshi cyane bitewe n'ubwitange bwari buri ku ruhande rwa Wazarendo ndetse na FRDC na FDLR. Nyuma rero ko M23 twababwiye ko hari abasirikare bari kujyanwa hariya nyine mu rwego rwo kugira ngo batange umusada, ngo bakimara kugera rwose hari Kamobe bagukubitiye izi Wazarendo n'izi FDLR kibatsi cy'umuriro rwose ngo iminota 25 yari hagije gusa kugira ngo izi Wazarendo zibe zimaze kuba ziyabangira ingata rwose zikwemwe kazo karenge. Bagiye bazidasa umugenda rero kugeza bazigejeje Remeka centre ndetse bakaba bamaze kuba bahabarenza. Ubu ngubu bari kuberekeza aho bitaga Tugunda. Urumva ko ibintu bitoroshye naka na gatoya, bigaragara ko mu by'ukuri M23 hangahe ikomeje kugenda ivuna umuheha ikongerwa undi bitewe no kuba abasirikare ngo bamanuwe hariya rwose ngo barimo bagenda batanga navuga icyo nakwita nyine show y'urugamba bitewe nuko hariya situation nyine imeze muri rusange. Ubona ko mu by'ukuri hari ibintu ntabwo byiyoroheje naka na gato. Muzarendo rero rwose ngo arimo arafura n'uruva gusenya cyangwa se arimo arafurika, kuko rwose ngo uri kubasha kuba yasimbuka ikintu ari kubasha kuba yakora nyine ni ugukura mu myambaro ya gisirikare imbunda akayitsimba kure cyangwa se akareba uburyo yahita. Dore ko hariho n'izo bari kugenda gutoragura nyine mu nzira bagiye bazita bitewe nuko ari kubona ko M23 nyine iri kugenda ibatsaho umuriro muri rusange. Sinamako buretse tugendane gake aka gace ubundi ka Remeka uturimo kutubwira cyangwa se tubona kamaze kuba tombe. Ndimo ndabona abasore hano rwose baranezerewe cyane. Ni kamwe mu duce rwose twabagezemo hano muri Masisi, basa naho rwose bari gukoresha ibirori cyangwa se banejejwe cyane no kuba aka gace kamaze kuba bamaze kuba bakigarurira. Ubundi aka gace ka Remeka ni bwoko ki, kubera iki aba basore bagaragaje umunezero uhambaye cyangwa se umunezero ku rwego rwo hejuru bakimara kugenda muri aka gace ka Remeka? Kari strategique mu buryo bungana iki? Yes, Remeka iri strategique kuko ni centre navuga ko yari isa nkaho yagendererwaga n'amateritware agera muri abiri, yaba ari abo muri teritware ya Warikare bazaga kuri imisoko hano muri Remeka, yewe n'abaturage hano muri teritware ya Masisi nyine wumva abari ahanga za Kamobe, bari za Gacayi, yewe n'ahanga za Gatugunda, yewe na za Gatoyi no mu bindi bice bigiye bitandukanye za Ruki, za Bukumbiriri. Ubona ko karagace navuga ko karaga centre ugereranyije nuko naho kari cyangwa se n'imiterere yako, wabonaga karaga centre mu by'ukuri gafite icyo kavuze ku ruhande rwa M23, yewe kari kanafite icyo kavuze ku ruhande rwa Wazarendo ndetse n'izi FDLR, kuko karagace gatuwe cyane ndetse kakaba kari na strategique nyine. Kandi urabizi burya abasirikare bari ahantu hari abaturage burya n'urugamba ruraborohera cyane, kuko iyo binjije mu ubutasi bugenda bunyine bufata amakuru byihuse kuruta uko warwanira nyine mu mashyamba. Ariyo mpamvu rero aka gace nyine ka Remeka kuba ubonye M23 igafashe nuko ari rwo rufunguzo rushobora kuba rwabafasha kuba bahita bamanuka muri teritware ya Warikare, kuko hano rwose amaze kuba bagera navuga mu birometero bike cyane kugira ngo binjire muri Warikare. Urabona ko ari kugenda nyine begera umwegege wa teritware ya Warikare. Bigaragara ko nyine na FDLR ndetse n'izi Wazarendo gutakaza Remeka navuga ko batakaje ahantu haraho ingenzi cyane, kuko na Wazarendo nyinshi zavaga muri Warikare nyine zazaga ahangaha akaba zituriza ndetse akaba ariho bategurira gahunda zabo z'urugamba. Urumva rero kuba bahatakaje navuga ko batakaje agace gakomeye cyane ku ruhande rwabo, dore ko nyine buri kimwe cyose wasangaga bagitegurira ahangaha muri centre ya Remeka. Wasangaga bofisiye ba Wazarendo benshi cyane bibera muri iyi centre ariho barara. Bigaragara ko nyine M23 ikoze akazi gakomeye cyane kugira ngo nyine babashe kuba bakwigarurira agace ka Remeka. Bishatse kuvuga rero ko hano hantu buriya Wazarendo bari bahamaze igihe kirekire, ntabwo M23 yaba yarigeze kuhagera nibura ngo isubire inyuma yahageze. Kuva kera niho bari bahara Wazarendo.
aka gace bari baragezemo bigeze kuhagera igihe bafataga navuga ibi bice byose mu gihe cya mbere mu gihe rero M23 yasubiraga inyuma muri strategique tukabona ive za Gatoyi kava za Mangeri kava za Bufamando nahangaha mu gace yarekuye aka gace riri kimara kukarekura n'ubundi nyuma y'iko tena M23 yigarurira za Gatoyi hashize igihe tena yagiye kuzigarurira na za Bukumbiriri n'ibindi bice bigiye bitandukanye wabonaga ko igice gisigaye nkaho gikomeye cyangwa se gisa nkaho kirimo Wazalendo nyinshi cyane ari iki gice nyine cya Remeka wabonaga ko ari rwo ruhande rusa nkaho rufite imbaraga bitewe nuko bose ariyo basa nkaho bari barikusanyirije urumva no kuba M23 yigaruriye n'ubundi niho yasaga nkaho ikeneye cyane kurusha n'ibindi bice byose kuko nyine ariho hantu navuga ko hari kugenda hategurirwa urugamba urukumva rero kuhagera nanone hari icyo bivuze ndetse na Wazalendo ko bahatakaje hari icyo bivuze ku ruhande rwa Wazalendo sinzi ngo ubu ngubu noneho barongera kuba bategurira urugamba he cyangwa se nihe barongera kuba bakurikiza kuko kugeza amaginga ya nta yindi centre navuga ishoboka kuba Wazalendo bakongera kuba bakorera mu bikorwa byabo usibye nyine ahanga bamaze kuba batakaza ubwo icyerekezo bagiye kwerekeza warikare kuko ubu ngubu n'ubundi ngo urugamba ntago rugeze rurangira nubwo twabonye nyine harimo bari kugenda mu by'ukuri bishimira ko bafashe Remeka ariko n'ubundi ngo ubu ngubu abari imbere cyane rwose bari aho bitazaga Tugunda muri aha Gatugunda naho na ahantu hari strategique cyane muri uyu musozi aho M23 nayo kugira ngo yigarurire uyu musozi noneho centre ya Remeka irifite umutekano uri safe muri rusange ko numva ibintu bitoroshye ntago ibintu byoroshye rwose anga muri territoire ya Warikare rwose ibintu ni ibicika ubona ko Muzalendo we rwose ari kugenda ahumeka insigane kuko amakuru nge nagena menya rwose ko hari n'abasirikare bakuru cyane ba Wazalendo bari barahanga muri Remeka bamaze rwose kwa bayabangira ngatungo bamaze kuba basimbukira rwose muri territoire ya Warikare aho bamaze kubambuka uramugezi wa Lowa bigaragara ko mu by'ukuri ahangaha imbaraga za Wazalendo muri territoire ya Masisi zikomeje kugenda ziba nkeya ndetse zikomeje kugenda nyine bazineutraliza bitewe nuko M23 yamaze kuba ibahagurukira muri rusange amazina y'aba basirikare se ntayo waba waturusha ngo twumve abaribo ndavuga abanyine bamaze donc bari hano bamaze kuyabangira ingato Yes, urabona ko hano n'ubundi muri Remeka hari Colonel Autoproclamé waruzwe ku izina rya Jimmy ariko akaba atazirwaga Gisimba uwitwa Gisimba uyu mugabo rwose yari afite yari colonel ariko namakuba colonel se Wazalendo abari za Autoproclamé nyine ziri aho ngaho uyu mugabo rero bita Gisimba ni wari uri hariya ariko ntabwo yarari wenyine kuko yarari hamwe n'undi ngo bitaga Inyasi ariko waruzwe kuzina ngo rya Motomayi nibyo rwose ngo byari ritazirano rye cyangwa se niba ari korose ni harakubyumba bagenda bakoresha uyu Motomayi rero na Gisimba rero bari basa nkaho bari umungumu bigaragara ko nyine nabo bari bariteretse nyine muri aka gace ariko amakuru ngo bamaze kuba rwose bakavamo dore ko n'imbunda rwose ngo zari zihara mu mazu babagamo zamaze kuba zifatwa n'umutwe wa M23 bwagiraga hara muri Remeka hise nyine yinaga mu mazu bararagamo ikuramo nyine aya mabunda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ibikoresho bya gisirikare amagirenade menshi amakompora menshi ubona ko mu by'ukuri hari abari FRDC yarabahaye ibikoresho byinshi cyane nuko nyina no kubahereza batazi kuba barikoresha ariko mu by'ukuri M23 hari yaho ngo yahafashe ibikoresho byinshi cyane nagiye mbona ariko usibye n'ibikoresho ngo n'abasirikare hari ababuze yo berekera bose ngo bahita bagira gutya batangira kuyamanika barabati rwose nta handi dufite kwerekera ahubwo turaje twifatanyirize nubwo njye bura abantu nk'aba ntajya ngiye mbemera cyane buryo umuntu afatiye ku rugamba kugira ngo mwizere yuko ari icyo azagufasha biba bigoye ariko nyine nabo bamaze kuba batsakirwa ndetse batari bacya uko nabonye bari hagati ya basore nka 30 ndetse na 32 ubona ko mu by'ukuri hari urugamba rwo rurakomeje ndetse na hari n'abasirikare bakomeje kugenda nyine basensibiliza abasore kugira ngo nyine baze kuba bafasha bagenzi babo kuba bakomeza kugenda bahangana n'izo Wazalendo ndetse n'izingabo za FDLR ziri hariya muri rusange
ubwo rero ngibyo ibyaremeka ngibyo ibyahangaha rwose za Kamobe ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ahubwo reka tuve ahangaha dusimbukire muri ruhinzi nyuma y'uko twababye yuko mu gitondo drone igeze kuza kuharasa yego abasirikare ba Wazalendo akaba aribo babigenderamo cyangwa se akaba aribo bahatakariza ubuzima iyi drone rero ntabwo igeze igaruka ahubwo abasirikare ba Wazalendo mu by'ukuri bakimangamanga ahangaha ahubwo ndavuga bari basigaye bongeye kwisanga bari ahantu hatari heza kuko abasirikare ba M23 aho bari baryamye rwose bongeye gupfupfunuka ngo babamenaho icyo bita imvura y'amasasu izi Wazalendo naho rwose ngo sukurasa nazo ziyarekura nta kintu navuga zikanga ahangaha rero naho hakaba hongeye kumvikana imirwano iremereye cyane imirwano ikomeye cyane kuko rwose ahangaha muri Ruhinzi naho rwose guhera mu masaha y'isambiri ibintu ntabwo bimeze neza n'akana gato naho urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera bigaragara ko M23 muri ibi bice rwose iri gushaka kugira ngo Wazalendo zisigare ari amateka muri territoire ya Masisi kuko uburyo bari kugenda bazitangatanga uburyo bagenda bazigotagota uburyo bazigenda bazitega amambushe urabona ko bitoroshye n'akana gato muri Ruhinzi rero naho rwose amasasu ngo ari menshi cyane nubwo muri aya masaha nyine ngo umutekano agahenge kari kugenda kagaruka bitewe n'uko izi Wazalendo nyine zatatanye zikwira imishwaro ariko M23 ngo ntabwo ijya yiburira burya bagera muri batatu yamanje kuba ibahasiga baza basanga rero bara drone yamaze kuba irasa byigaragara ko mu by'ukuri Wazalendo ahangaha nubwo zikomeye kugenda navuga zigerereza M23 ariko urabona ko nta kintu n'iki na kimwe ari kubasha kuba bakora ku mirongo y'urugamba byatumye rero no mu by'ukuri ahangaha naho abaturage bagenda bavuga ko rwose M23 yakagombye kuba ihiga aba officier ndavuga yaba ari Kagiri yaba ari Inyasi yaba ari Mike Jaune yaba ari Aigle Rouge bose bakagenda mu by'ukuri bahirwa kuko aribo bakomeje kugenda nyine bongoza mugomo muri bice bya za Ruhinzi za Rubizo ndetse no mu yandi ma axe nka za Gise ndetse yewe no mu bindi bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragaramo Wazalendo ubona ko rero mu by'ukuri ahangaha kugira ngo hagire umutekano biragoye cyane mu gihe abagabo bakirimo dore ko abagabo n'ubundi bakomeje kugenda bigira akaraha kajya rwose kugira ngo barekure territoire ya Masisi bikomeje kugenda biba ikibazo ariko M23 rwose ngo ikintu yiyemeje nuko ngiye kuguhigira umuzarendo FDLR umusirikare wa FARDC aho ari hose ku buryo kimwe Masisi irasigara yera rwose yera imeze neza muri rusange ubona ko rero ari cyo kintu M23 iri kugenda irwana nayo muri Ruhinzi rero naho nguko ko situation zimeze rwose Wazalendo zo zikomeje kugenda zicwa urusorongo ubona ko ibintu bitameze neza muri rusange nguko rero uko situation imeze ahangaha muri Ruhinzi dukomeze kugenda tureba wenda niba hari icyo M23 irakora mwabira bice n'imbirongera y'abasirikare bakabasha kuba mu by'ukuri baba benshi noneho kuba bahangana n'izi Wazalendo bikaba byagenda biborohera reka dukomeze kugenda tubitegereza nyine turaza kumenya uko bihagaze ndetse n'izi Wazalendo nimba wenda hari ikintu zirabasha kuba zakora muri rusange reka tuve ahangaha dusimbukire miti mingi hamaze kuba hagezwe abasirikare benshi cyane abasirikare rwose none ngo ntabwo ari Wazalendo ahubwo n'abasirikare ba FARDC rwose bizamukiye baturutse muri territoire ya Barikare miti mingi rero hakaba hageze ngo abasirikare bari hagati ya 700 ndetse na 800 aba rero nyine bakabaje mu rwego rwo kugira ngo batange support nyine muri ibi bice bitewe nuko ari kubona ko Wazalendo zirahangaha zo zamaze kuba rwose zitsindwa urugamba ku mugaragaro urabona ko Wazalendo rwose bameze nk'imboga zakubiswe n'umwuka rwose ubona ko hariya nta kintu na kimwe bari kugenda bakora mu by'ukuri bigaragara ko muti mingi abasirikare ba Wazalendo aribo basa nkaho bagiye kongera gusa nkaho biminjira mwagafu ndetse tukongera kubona urugamba rwabaye imberenge hariya muri nkengero za territoire ya Masisi miti mingi rero nagace n'umundi kari mu marembo ya territoire ya Barikare kuko yuvuye nyine ahangaha za Rukopfo ugakomeza ukamanuka rwose ukafata za Gatoyo ugakomeza ukamanuka za Mangeri uhita nyine winjira za Mitimingi bikagaragara ko rero M23 n'ubundi iyi Mitimingi nayo igomba gushaka uburyo yigarurira ndetse ikabasha kuba wenda yabambutse umugezi wa Loa none bagasigara wenda bagabanyijwe n'uyu mugezi wa territoire ya Barikare ndetse na territoire ya Masisi bitaribwira ubona ko mu by'ukuri amazi bari kuyambuka ku bwinshi cyane ubwo ndavuga abasirikare ba FARDC mu rwego nyine rwo kugira ngo bibaza kuba bahangana n'izi ngabo za M23 zikomeje kugenda navuga
zihaniza abasirikare ba Wazalendo. Ubona ko mu by'ukuri ahangaha abasirikare ba FARDC ngo baje ari benshi cyane, nagiye mbona abaturage rwose ariko bati noneho menye M23 akayo kashobotse, nagiye mbona rwose ibikoresho bagenda, nabonaga kubyambutsa umugezi, nabonaga byinshi babishyira mu mivure, bagenda bambutsa mu mivure, abandi bagenda bambuka ku migozi. Ubona ko rwose mu by'ukuri bari kuza ku bwinshi kugira ngo barebe ko hari icyo bakora. Mitimingi rero nicyo kigenda cyagaragara cyo kuba ari kuzana abasirikare, ariko n'ubundi simpamya ko hari ikintu kitezwe ku buryo baraziza kuba hari icyo bari buze kuba bahindura muri teritwari y'Amasisi. Teritwari y'Amasisi rero ngibyo ibyari biri kuvugwamo muri aya masaha rwose, ubona ko ntago byoroshye na gatoya. Reka rero dusohoke muri teritwari y'Amasisi tubabwire ko ari kare nyuma y'uko tubabye ko ibintu byakomeze kugenda bifata indi ntera muri Moba. M23 ibirindiro bya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bya Moba. M23 yamaze kuba ihagira umwirare rwose, amaze kuba ihagira umwirare, yaba ari Colonel Kayonde, yaba ari Colonel Leta na Colonel Bisukiro babaga muri ibi birindiro, bamaze rwose kuba nabo yabangiye ingata ngo bayakwemo rwose, navuga akabo karenge. Abagabo barazwi cyane muri teritwari y'Amasisi, bagiye barwana rwose, harakuzone barabazi, za Gashabiri baraharwanye, za Gahongore aba bagabo nibo bari barimo. Nyuma y'uko rero bagiye bakagaidinga rwose hari ya Moba ibirindiro byabo, M23 yamaze kuba ibitwika, ikaba yahatwitse ngo n'ibikoresho byinshi cyane, ariko M23 nayo ikaba yatinye kwinjira muri ibirindiro, dore ko ishobora kuba wenda FARDC yayitega ibisasu cyangwa se za mine. Ariyo mpamvu bavuze ko rwose kugira ngo bagere hariya baramanza bahapima bakareba niba nta bisasu birimo kugira ngo bitaza kuba byaturikana abasirikare babo. FARDC rero ibirindiro bya Moba rwose nta musirikare n'uyu n'uno kuba ari inkuru wabashije kuba yasigaramo, nyamara n'ibirindiro byari bikomeye hariya, kuko ibirindiro buryo birimo abakoloneli babiri ndetse ba FARDC nicyo kigaragaza ko mu by'ukuri ari abasirikare benshi cyane. M23 rero nyuma y'uko tubabye ko mu gitondo yari iri mu birometero 200 ndetse na metero 100 kugira ngo ibe hasesekaye, ubu yamaze kuba ihagera rwose ndetse yamaze kuba ihazunguruka hose, niyo iri kwa kontrola, nubwo nyine ngitaragera mu kigo nyirizina ngo igende nyine inahasakasaka, ariko n'ubundi nibyo byitezwe, kuko nyuma y'uko baramaze kureba niba nta bisasu babateze bashobora kuba bakwinjiramo. Ubona ko rero teritwari y'Abarikare nayo rwose kugenda navuga yibasirwa n'imirwano ku ruhande rwa FARDC, ubwo FARDC nabo batangiye kuba babura icyerekezo. Ubu rero yaba ari Bisukiro, yaba ari Kayonde ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye, bamaze kuba rwose bimanukira za Rubutu. Ubu ngubu rwose ngo niyo bari kugenda navuga babara inkuru, kuko nibo basa nkaho barokotse, kuko ngaha ngo ni ahantu haguyemo abasirikare benshi cyane ba FARDC. Abaturage rwose bari hariya bari kugenda nyine badutangariza ko rwose ngo imirambo rwose rirashyamba rya Moba rwose ngo ni imirambo gusa yiryamiye aho ngaho, aho ngo na Croix Rouge bishobora kuzayitwara igihe kinini kugira ngo ishingure iyi mirambo, dore ngo ari benshi cyane bitewe n'uburyo M23 yabagabyeho igitero mu by'ukuri, ndetse ikabagabaho igitero isa nkaho yamaze kubasatira, isa nkaho rwose amarembo yose yari yamaze kuba iyafunga. Ubona ko rero ahangaha Moba rwose ntabwo ibintu bimeze neza. FARDC sinzi wenda niba ari muri bwa buryo muri strategique, ku buryo twenda twavuga ngo irazana imbaraga zidasanzwe, ariko yaba ari Abahibu, yaba ari Anaconda, yaba ari bamushekwe, yaba ndetse n'abacancuro muri hariya, bose bakomeje kugenda bavuga ko rwose umunzani ukomeje kugenda ubahengamiraho, kuko ngo ikibuga rwose gikomeje kugenda kibacuramiraho, bigatuma rwose ibyo bateguye bitabasha kuba byagirwaho muri rusange. Ariko rero ntabwo situation imeze neza muri ahangaha teritwari ya Warikare. Reka tubabwire ko rwose Lieutenant Colonel wa FDLR yamaze kuba rwose yitaba Imana. Abantu bashaka kwibaza pese noneho uyu nguyu yishwe n'iki, yapfiriye mu gace bita Karongi. Aka gace bita Karongi, uyu mugabo rwose uyu mukoloneli wa FDLR rwose wamaze kuba agwa hano muri Karongi. Amazina ye ntago wayamenye. Uyu mugabo amazina ye batubwiye ko amazina asanzwe azwi, bamwita Juste niyikora Juste rwose, ngo uyu yari Colonel wa FDLR hano mu gace ka Karongi.
uyu mugabo rero akaba rwose ngo atishwe n'amasasu nk'uko nyine amakuru agenda dusatira abivuga, bamwe bakavuga ko ashobora kuba yishwe n'amarozi rwose ngo abaturage b'abanyanga bahangaha ngo rwose bakaba baramuhaye ngicyo bita supaguru ngo bakayimuha mu nzoga, akaba rero rwose ngo abashije kuba yamuhitana. Ariko abanyanga nabo ngo bakaba bakomeje kugenda nyine bikoma izi ngabo za FDLR ziri ahangaha. FDLR nagiye mbona rero abo twagiye rwose tugerageza gukubita icyumvirizo bagenda bavuga kuri malaria ngo abashije kuba yamuhitana, ariko rwose ari imbere cyane cyangwa se abashinzwe rwose gukurikirana uyu mugabo bakaba bavuga ko yishwe n'amarozi rwose ngo hariya yaba ari abatembo ndetse n'abaturage bo muri teritwari ya Barikare ngo ntabwo bigeze bishimira izi ngabo za FDLR. Ariyo mpamvu umugabo rwose ngo ashobora kuba bamwivuganye akaba yaguye muri aka gace ka Karongi, aho rero ngo umwuka mubi n'ubundi ukomeje kugenda uzamuka yaba ari aba baturage b'abatembo ndetse n'abasirikare ba FDLR bari hariya, kuko izi ngabo za FDLR n'ubundi ngo nyuma y'uko zigeze hariya ziturutse nyine hano muri teritwari ya Masisi bageze batangira kugenda babibasira basarura imyaka yabo, bajya nyine babakora ibyo bishakiye bitewe n'uko bashyigikiwe n'igisirikare cy'igihugu FARDC. Abaturage rero ng'ikintu babonye bakora rwose no kujya nabo nyine banyuzamo bagatikura usa nk'aho akomeye cyangwa se usa nk'aho ayoboye, kuko babona ko bose kubicira rimwe byo bitavamo. Uyu mugabo rero rwose ngo akaba rwose yamaze kuba yitwa, ariko akaba yitwa n'amarozi rwose abanyanga bamutaritse rwose. Inzoga rero ngo yanywaga hariya nagiye bikurikirana bati se none umugabo ni iyihe nzoga yanywaga cyangwa se ni icyo kintu yakundaga kunywa, batubwira ko rwose ngo inzoga bita ikangara abantu bahariya rwose muri teritwari ya Barikare barayizi neza. Iyi nzoga bita ikangara niyo yakundaga rwose ngo naho wayimenye yabaga yayiyora, niyo rwose bashobora kuba bamurogeyemo, bigaragara ko umugabo mu by'ukuri naho bayimenye yabaga yayiyora rwose ngo umugabo ngo akundaga iyo bita ikangara. Iyi ngakaba ari inzoga yari isa nkaho ikunzwe mwabira bice, ariko igakundwa cyane cyane nyine n'abasirikare baturutse hano muri Masisi ndetse na za Rucuro, bitewe n'uko iyi nzoga ntabwo ihaba nyine iba ahantu hakunze kuba bino biti bivamo amavuta y'amamesa. Ubona ko uyu mugabo rwose byabaye nyine yanda ndende ijya yica nyirayo. Uyu mugabo nawe nyine akaba yamaze kuba yitaba Imana, aho FDLR rero nabonye haraziri mu gahinda gakomeye cyane, ndetse ngo uyu mugabo yari n'indwanyi cyane, kuko nabonye no ku myaka yari akuze rwose, kuko yari afite hagati y'imyaka 48 ndetse n'imyaka 50. Ubona ko yari akuze nyine bijyanye n'igisirikare abyumva neza. FDLR muri teritwari ya Barikare rero nguko uko n'abanyanga nabo bakomeje kugenda navuga bayibasira muri rusange. Urabona ko rero mu by'ukuri uko situation zimeze ahangaha muri teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Barikare. Yandi nyine na makuru y'umutekano muri teritwari ya Rucuro ndetse na hariya za Rubero, urabona ko rwose nta kintu kidasanzwe, usibye nyine ahantu nabonye muri iri shyamba rya Mabenga nyine ni muri uyu muhanda uturuka Kiwanja uzamuka hariya nyine winjira muri Rubero. Ubona ko mu by'ukuri uyu muhanda rwose ngo FDLR zikomeje kugenda zitega abaturage zikaba zabagirira nabi. Bigaragara ko muri iri shyamba rya Mabenga gikomeje kugenda hagaragaramo ingabo za FDLR zikomeje kugenda zizambiriza abaturage cyangwa se zikomeje kugenda zihohotera abaturage muri rusange. Nguko rero ko situation imeze ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubona ko rwose urugamba rwo ruracyakomeje, amaoperasiyo aracyakomeje ku mpande zombi, yakomeje kugenda navuga biteguye. Bivuga ngo n'ubundi amasaha ari imbere dushobora kuza turi kubabwira ama update arabagezweho ku bijyanye n'ibiri kubera nyine ku mirongo y'urugamba. Urakoze cyane sina makosa. Asante sana. Yes, dusoreze kuri iyi nkuru rero ivuga ko mu by'ukuri kuri uyu munsi tariki 20 guhari ku munsi w'ejo Kanama 2026 abayobozi ba ASM Vetura bagera kuri 826 bo mu nzego nyine zibanze basoje amahugurwa mu by'ukuri agiye bahawe cyangwa se basoreje ahantu bita Ikanombe, ahari ngo akari muri teritwari ya Rucuro mu gace bita ngo ni Kanombe. Intego rero y'aya mahugurwa kwari kubongerera mu by'ukuri imyitwarire aricyo bita discipline, kubongerera ubumenyi mu by'ukuri mu miyoborere cyangwa se mu bijyanye no kuyobora. Ubwo no kubigisha nyine kubashyiramo ideology z'imiyoborere ya uko ASM Vetura ibyifuza. Uyu muhango rero ukaba warayobowe n'umuyobozi wa ni Bertrand Bisimwa bari bayobowe uyu muhango wo gusoza ayo mahugurwa, wari uyobowe na Bertrand Bisimwa umuhuzabikorwa wungirije wa ASM Vetura. Hari Bahati Musanga Erasto guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Nguko rero aba bakaba barasoje aya mahugurwa. Inshingano zabo rero
n'ukuyobora abaturage no gushyira mu bikorwa gahunda za politike y'ubuyobozi bwa ASM 23. Nguko rero ni ibyo ngibyo byari birimo rwose, cyangwa se ni uyu muhango ukaba warabaye mu by'ukuri. So iminota yatujyanye bitumye tutagenda tugarutse muri Sud Kivu ngo turebe ku mirongo y'urugamba ngo byifashe bite, ariko nyine akaryoshye ntigahora mutama. Ararekwa ntashyira, niko ngoga nakunda kumva rwose avuga ararekwa ntashyira, ararekwa ntashyira. Ubwo turaza kugaruka mu yandi masaha tureba n'izindi update ziri buze kwa zigezwe, ari naho turi buze kwinjira n'ubundi nk'ibisanzwe hano muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya za Minembwe ku mirongo y'urugamba, tukareba uko byiriwe byifashe. Mwakoze kubana natwe rero, turabakunda cyane. Ni umuhungu wanyu Fighter, iyi ni Eugene Official. Mukanya rero turaza kuba tugenda tugaruka. Eva Healthy ni umuti usubiza ishema abagabo imbere y'abagore babo mu minsi itarenze 2. Uwunyweye aba asubiranye imbaraga zo gutera akabariro kandi agakoresha igihe gihagije mu gikorwa cy'abashakanye. Muri Be Healthy iryacu n'umwihariko, kandi mu twahaye service ntawe uricuza ko yaje atugana. Hamagara iyo nimero niba ukeneye service zacu. Ever Healthy, bring back your confidence. Enjoy the beauty of the wife God gave you. I'd be healthy, we believe every man deserves to feel the joy of